Ndagushimiye cyane wowe uteze amatwi ibiganiro bya Peter Nzaba, Imana ibahe umugisha. Niba warakanze subscribe uri umuntu ukomeye cyane, niba kandi utarakanda subscribe yikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi bwe gukora kukazogera kugira ngo ujye ubona video yose tuba twashyizeho, kandi ujye wibuka gukora comment kuri buri video kugira ngo tujye tumenya ibitekerezo byanyu, ibigenda n'ibitagenda kugira ngo tujye tubikosora kuko ni mwe dukorera. Uyu munsi rero tugarutse kuvuga kuri za mbaraga zo mu kiganza. Aha ngaha turakomatanya abantu bafite imbaraga zo mu kiganza, bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, n'abafite inyuguti ya M. Ese aba bantu iyo babanye mu rugo bigenda bite? Ese aba bantu hari isano baba bafitanye? Uyu munsi rero tugiye kureba ku cya mbere kigira kiti: ese aba bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, bafite inyuguti ya M mu kiganza, baba bafitanye isano? Hari aho bahuriye? Aba bantu rero bose ni abanyembaraga. Abantu bafite aho bahuriye, igisubizo ni yego. Abantu bafite inyuguti ya M mu kiganza n'abafite igice cy'ukwezi mu kiganza, aricyo bita crescent mark or moon shape mu kiganza, bashobora guhurira ku bintu bimwe mu miterere y'umutima, impano n'ubushobozi bwabo. Nubwo ari ibimenyetso bitandukanye mu myizerere ya palmistry, ubusesenguzi bw'amaboko, dore aho bahurira n'aho batandukaniye. Tugiye kureba aho bahurira n'aho batandukaniye. Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza n'ufite inyuguti ya M mu kiganza bahuriye he? Niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, niba kandi nawe ufite inyuguti ya M mu kiganza, ndagushishikariza kumva iki kiganiro kugira ngo umenye aho uhuriye n'uwo muntu navuze haruguru, kugira ngo nanone umenye aho mutandukaniye, bibe byagufasha kuba wakwitwara neza mu buzima bwa buri munsi. Tugiye guhera aho bahuriye. Ese their similarity, bahuriye ku ki? Bombi bafite imbaraga z'umwuka, spiritual depth. Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza n'ufite inyuguti ya M mu kiganza baba bafite ubushobozi bwo kumva ibirenze ibigaragara, cyane cyane gutahura amarangamutima y'abandi, kumva ibimenyetso by'umwuka cyangwa gutekereza mu buryo burebure. Aba bombi bashobora kuba inyamibwa mu kumvwa n'Imana. Gusenga cyangwa kumva ibanga ry'ubuzima. Cya kabiri, bombi bagira icyerekezo cyihariye n'ubushobozi bwo guhitamo neza. Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza
n'ufite inyuguti ya M mu kiganza. Nibo hano turi kuvuga. Abafite inyuguti ya M mu kiganza bahitamo bashingiye ku bushishozi, naho abafite ukwezi mu kiganza bagahitamo bashingiye kumvwa imbere, intuition. Ni abantu batagendera ku mvugo gusa. Abantu ntabwo bagendera ku mabwire, ahubwo baratekereza, barumva, bakagena. Ibyo babwiye barabanza bagashungura. Ntabwo ari wa muntu uzafatira ikintu ngo ahutireho ngo ahite akora atabanje gutekereza. Abantu niko bateye. Icya gatatu bahuriyeho, bombi bakunda amahoro n'umutuzo. Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza n'ufite inyuguti ya M mu kiganza bakunda amahoro n'umutuzo. Bakeneye ahantu hatuje, urugo rutavangavanze, abantu batabavangira, kuko ibintu byose byabo bashaka kubikora mu mutuzo no mu nzira nziza iboneye kandi ifite icyerekezo. Iyo basakuje imbere mu mutima birabababaza cyane. Bakeneye icyicaro cy'amahoro, bakeneye kumva muri bo bari kirya, bafite amahoro muri bo. Tugiye kureba aho batandukaniye. Aho batandukaniye, ikimenyetso, ibisobanuro byihariye. Tugiye guhera ku kimenyetso cy'inyuguti ya M. Imbaraga z'ubuyobozi, ubuhanga bwo gusobanura ibintu, ukuri n'ubwitonzi. Uyu ni umuntu ufite inyuguti ya M mu kiganza. Ni iki bivuze? Imbaraga z'ubuyobozi, ubuhanga bwo gusobanura ibintu, ukuri n'ubwitonzi. Umuntu ufite inyuguti ya M mu kiganza uzamubona kenshi, uzamusanga benshi bakunze kuba abayobozi, bakunze gusobanura ibintu byananiranye. Nko mu ishuri usanga muri presentation aribo baba bari imbere, kuko babasha gusobanura ibintu neza kandi babasha kugira ukuri bakanitonda. Abafite ikimenyetso cy'ukwezi bavamo abahanuzi, indoto zibwira, bakunda kurota, bakarotera abantu ibintu bishobora kuba byabaho. Bakakurotera inzozi runaka, bakakubwira ati Imana yeretse iki ngiki cyakubayeho, ugomba kwitwara uku n'uku. N'izindi nzozi zigiye zitandukanye. Aba bantu bafite ubushobozi bwo kuba baburirwa mu ndoto. Ubushobozi bwo kumva ibanga ry'undi muntu. Uyu muntu ni wa muntu uzabasha kumenya ibyo wowe wita nk'aho ari ibanga, wabasha kuba yabigukuramo kandi akabimenya. Uyu muntu ni wa muntu uzi kuba yakwinja, ashobora kukubaza nk'ikibazo kimwe ukaba wasubiza ibibazo 5 atakubajije. Abantu bazi kuba bakuramo abandi bantu amabanga. Ubuzima bw'imbere, akunda kubaho mu buzima bwihariye, ntabwo akunze ibintu byo kubishyira hanze. Inyuguti ya M ikunze kugaragara ku bantu bahamye mu cyerekezo, bayobora abandi cyangwa bafite umurongo uhamye. Ukwezi kugaragara ku bantu bakunze kugira indoto zisobanutse cyangwa ubuhanga mu by'umwuka n'ubuhanuzi. Noneho tugiye kureba iyo bihuriye ku muntu umwe biba bimeze bite. Iyo bihuriye ku muntu umwe
dore uko biba bimeze. Hari abantu baba bafite ibimenyetso byombi, inyuguti ya M n'igice cy'ukwezi. Ibi bituma uwo muntu aba umuyobozi w'umutima, aba afite ubushishozi bwo kuyobora ariko akabikora yifashishije ubwenge bw'umwuka. Ashobora kuba umuhanuzi, umwigisha w'umwuka cyangwa umuntu uvuga ibintu byimbitse kandi bifite uburemere. Abafite inyuguti ya M n'abafite igice cy'ukwezi mu kiganza baba bafite ubushobozi bwo kuyobora mu buryo bw'umutima n'ubwenge. Bahurira ku buhanzi, ubumenyi bw'imbere no kuba abafasha abandi.